Murakoze cyane, nitwa Ry'Imana adiriye, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, akarere ka Kayonza. Munsi twakoranye umuganda n'abaturage mu mudugudu wa Kabuga wo gufasha umuturage utishoboye, aho twifatanyije namwe abafatanyabikorwa ba International Youth Fellowship, aho twakoze igikorwa cyo kubakira umuturage utishoboye igikoni bita Nyiramugwera Frida. Umuturage wacu wari umaze igihe adafite aho kuba, twakoze imiganda itandukanye dufatanyije n'abaturage. Inzu tuyihera kuri fondasiyo kugeza aho tuyisakaye iruzura, n'ayitahuwe irimo. Icyaburaga ni igikoni twateye gishahura inyuma, turanagifunga kugira ngo ategure amafunguro ahantu hameze neza. Ntabwo biba byiza ko umuturage yaba afite inzu yo kubamo adafite igikoni n'ubwiherero bumeze neza kugira ngo agire ubuzima bwiza. Iyo atabifite n'ahandi usanga imibereho ye ashobora kugiramo risiki, ubuzima bwe bukajya mu kaga. Yaba atetse umuturanyi akaba yakanduza ibyo atetse, cyangwa n'umuyaga waza ukazana imyanda mu mafunguro y'amategura. Nasoza mbashimira nk'abafatanyabikorwa twakoranye uyu munsi, abaturage bacu twakoranye nabo mubahaye inkunga itandukanye, harimo amasabune yo kwifashisha mu masuku n'amavuta yo kwisiga, hakabamo n'indobo yo gufata amazi twahaye uyu mukecuru twafashije. Ni ibintu byongera ubuzima bw'abaturage, ikindi bakanitabira gahunda za leta, bagakunda ubuyobozi muri rusange. Mwakoze cyane. Murakoze, nitwa Muhire Yves, nari naje twifatanya n'abaturage bo muri Kayonza kugira ngo dukore umuganda mu rwego rwo guteza igihugu cyacu imbere. Twari turimo twubakira umubyeyi wacu kugira ngo dukomeze dukore igikorwa cy'urukundo ndetse no kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza nk'urubyiruko. Nanjye navuze ati reka mve muri Kigali nze nifatanye n'abandi, imbaraga zanjye zere gushira muri Kigali, ahubwo njye gufatanya n'abandi baturage hirya no hino kugira ngo dukomeze duteze igihugu cyacu imbere. Mu by'ukuri twishimye, twamwubakiye, ni ibintu babonaga ari byiza, kandi ndifuza yuko byazakomeza gutya. Turahari nk'abana b'u Rwanda, tuzakomeza dukora ibikorwa by'urukundo. Murakoze. Nitwa Nyiramugwera Frida, nkaba ndi umukecuru wa hano utari umeze neza, ntari mfite inzu mbamo, ariko ndashimira ubuyobozi bwiza ko bwabashije kunyubakira, namwe urubyiruko mukaba mwaje kuntera inkunga. Imana ibahe umugisha cyane. Mwakoze rero, ibyo mwakoze ndabishimye, kandi n'abaturage barabishimye. Muzakomereza aho ngaho nk'urubyiruko. Murakoze, amazina yanjye yitwa Kayonza, nanjye nkaba naturutse i Kigali, nkaba nazi kwifatanya n'abaturage bo mu karere ka Kayonza kuba twakubakira umuturage utishoboye. Tukaba twabikoze nk'urubyiruko, twifatanyije nabo, twubaka igikoni n'inzu hamwe, aho twagiye dutera igishahuro. Byari byiza, byari binejeje kubona natwe twafatanya nabo, tukaba twakubakira uyu mumotari wishoboye. Nk'urubyiruko natwe ntabwo twapfa kuba twavuga ngo tugiye kuba twatakaza imbaraga zacu, tugomba kuzikora nk'igihugu cyacu kandi
tunabishimiramo n'abatubafatanyije nabo aha ngaha. Murakoze cyane.